ntago bisanzwe kurayo moto ni yanjye kurayo moto ni yanjye ubu yahezeho nimumfashe ni ya moto yanjye ni ya moto yanjye egura moto yawe muze egura moto yawe uretse gato no hasi yafashwe uretse gatoya ibi ni ibiki twiboneye n'amaso yacu kuri uyu muganga twahawe amakuru ariko ndabona ibibera hano rwose ni ibintu bidasanzwe zamuraho ngaho babyeyi dukomeje gupfukama imbere yanyu tubashimira kubw'umutungo twakiriye fungura urebe umutungo wawe wamaze kwakira umutungo wawe yamaye ibi ni ibiki kameramane egera amafaranga ibi ni ibiki karibwo wabibonaho ibi ni ibiki rwose nari mfite ikibazo gikomeye naracuruzaga bikanga kandi mu bantu bashaka amafaranga ndi uwa mbere ariko nkayashaka nkayabura pe nkayiberwa niyo ari kuri gitira nkashora miliyoni 2 zose zigahomba ngabona nsigaranye nka miliyoni 1 ngashaka amafaranga ari kujya igihe kiragera noneho ndakena nsigariraho sinzi ukuntu rero nagize amahirwe ubu nabambwiye ati ujye kwa muganga rugira uhajye rwose uzahagirira umugisha ndavuga uko byagenda kose maze guhomba nari nsigaye ndi umutindi gutyo urukumbona urasura kubona ko ndi umugore mwiza ukeye sibonye imodoka yanjye mfite hariya mfite n'izindi mu muhanda muri bimwe yagenda akora by'umwihariko birimo gukiza abantu inyatsi guha abantu ubutunzi n'ibindi bitandukanye nicyo kintu kitugenza kugira ngo tumugwe gitumo tubashe kumenya niba kuko amakuru agenda muvugwaho ariyo 100% dufasha kugira ngo mashusho ndetse n'amajwi bigende bibageraho 5 kwa 5 turagenda tugana n'abaturage muri ibice duherereyemo kugira ngo tumenye uko ibintu ubyifashe